Bavandimwe ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebe ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 15. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza, Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe, uyu munsi reka mbibutse ko igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo kiri bugufi. Yesu rwose arahindukira vuba, kandi abamwizeye bazabona ibyo byose. Yesu agiye kuza gutwara umugeni, agiye kuza gutwara uwemeye kumukorera, kandi kugaruka k'Umwami wacu rwose kuri bugufi. Igihe kiri hafi, kigiye kugera. Yesu ari hafi, kandi umunsi w'Umwami wacu uri bugufi rwose. Mumwitegure kandi mushikame, mugire gukiranuka, mugire kwizera, kandi mugume mu buntu bwe. Igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu kiri bugufi, kandi mbabwira ngo mwitegure, kubera ko Yesu aje, kandi aje guhemba no guhana. Ntabwo ari ukuza gusa, ahubwo afite ikizaba kimuzanye. Rero reka mbabwire ngo uyu munsi abakorera umwami, abari mu buntu bw'Imana, nimugire ihumure rikomeye, kuko gutabarwa kwanyu kurageze. Ariko namwe mutarahindukira, namwe mutarakorera Imana, haracyari amahirwe y'uko namwe mwajya mu mubare w'abo Imana izishimira, w'abo Yesu azishimira. Rero reka mbabwire ngo twagiye tubwirwa kenshi umunsi w'Imana, abantu bamwe bakabigira imikino, abandi ntibabyumve. Ariko reka mbabwire ngo ibimenyetso byo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo biri kuboneka, kandi biragaragara. Rero bene data, reka mbabwire ko uyu munsi ukwiriye kuba maso, kandi ugahora witeguye, kuko Yesu ubwe yaravuze ngo nzaza nk'umujura. Kandi yaduhaye ibimenyetso byinshi bizerekana kugaruka kwe. Harimo impuha z'intambara, harimo ibikomeye, inzangano, ibintu byinshi byerekana kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo byamaze kuboneka rwose. Bakunzi bakozi b'Imana, reka mbabwire ko mukwiriye guhora mwiteguye, kandi tukamesa imyambaro yacu, kugira ngo umwami wacu Yesu naza azasange twiteguye, azasange turi maso. Uyu munsi rero komera ku kwizera kwawe, kandi ukomere ku masezerano wahawe n'Imana, kugira ngo Yesu naza azasange ugihagaze neza, utarigeze ujya ku ruhande. Uyu munsi reka nkubwire ngo tega amatwi ijambo ry'Imana, umva imiburo uri kuburirwa uyu munsi, kandi we mukristo, we wamenye Imana, uyu munsi ubwire umwami uti nanjye Mwami Yesu, ubugingo bwanjye ndabukweretse, ndabuguhaye, unkureho icyantandukanya nawe, ahubwo unyuzuze umwuka wera, kugira ngo ubwo uzaza uzasange niteguye. Rero umwami aragaruka vuba, kandi amahanga yose azamubona. Bene data bavandimwe, rero uyu munsi nawe wifuze kuzabona Yesu, ube mu banyamahirwe bazamubona. Bavandimwe bene data, rero ijambo ry'Imana riza kuduhugura, ijambo ry'Imana riza kutwibutsa, ijambo ry'Imana riza kongera kutwongeramo imbaraga. Uyu munsi rero nari mfite ijambo ry'Imana ryo kubabwira ko umwami Yesu ari bugufi. Ukwiriye kumwitegura, ukwiriye kuba maso, ukwiriye guhora witeguye kuzamubona. Reka nkubwire ngo Yesu naza intambara zizacika. Yesu azaza kumaraho amakuba yose abantu bahura nayo, kandi azakuraho urupfu, kuko n'abapfuye icyo gihe naza nabo bazazurwa. Imana rero itugirire neza, Imana iduhe umugisha, Imana ikomeze kuduha kwitegura kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi duhore turi maso, duhore twiringiye kuzabona umwami watubambiwe mu maso yacu. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi ndaguhamiriza ko igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu kiri bugufi. Ukwiriye guhora witeguye, ukwiriye guhora uri maso, kubera ko ijuru uyu munsi rirakinguye ku bwawe, kugira ngo nawe winjire, kugira ngo nawe ubashe kuza, nawe ube mu muryango w'abana b'Imana. Rero bene data, ntusinzire, ntusigare, kugira ngo nawe utazasanga warakererewe. Rero muvandimwe mwene data, uyu munsi ukwiriye kubaho ariko uzirikana ko ejo atarahawe, ejo bishobora guhinduka. Rero uyu munsi ubutumwa bwiza buragenda bubwirwa ahantu hose, kandi buragenda bugera kuri buri wese. Rero nta muntu n'umwe ufite icyo azireguza ko atumvise ijambo ry'Imana. Duhora turibwirwa buri munsi. Ukwiriye kwisubiraho rero mwene data, kugira ngo
nawe uzasangwe witeguye. Nk'uko nabibabwiye igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Uyu munsi abantu benshi babwirwa ijambo ry'Imana ariko ntago baremera ubutumwa bwiza, usanga nyine babifata nk'ibisanzwe, ariko ubutumwa bwiza ntago busanzwe, ijambo ry'Imana ntirisanzwe, rihora ririshya ku muntu wese. Mwene data muvandimwe rero, munsi iyongeremo imbaraga, ijambo ry'Imana uriha agaciro, kuko niyo nkingi ikomeye y'umukristo, niyo nkingi ikomeye y'umuntu wese wemeye gukurikira Imana. Mwene data muvandimwe rero, uyu munsi nawe ukwiriye gukorera Imana, uyu munsi ukwiriye gushaka icyaguhesha ubugingo. Nta handi uzakura rero iby'Imana, nta handi uzakura umunezero, nta handi uzakura gukorera Imana uretse mu ijambo ryayo. Mwene data, ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana ryadutanze kubaho, kandi uretse n'ibyo riduha umunezero, riduha ibyiringiro, kandi n'inyenyeri itumurikira buri munsi, ni urumuri rwacu rwa buri munsi. Ntukwiriye gusigara, ntukwiriye kuryirenza, ahubwo ukwiriye kuba mu ijambo ry'Imana iminsi yawe yose, ukwiriye gushaka Imana, ukwiriye gukorera Imana, kubera ko turi mu isi ibibazo ntago bibura, duhura n'intambara nyinshi. Rero hatabayeho ijambo ry'Imana, hatabayeho gukorera Imana, ni ukuri reka mbabwire ko umuntu ntaho yagera abaye adafite ijambo ry'Imana muri we. Ijambo ry'Imana riradufasha, ijambo ry'Imana rituma umuntu yishima, agira amahoro yo mu mutima, ijambo ry'Imana rituma umuntu yumva abohotse. Mwene data muvandimwe rero, turi kumwe hano kuri uyu murongo Mirance TV Show, reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ni ryiza, kandi ijambo ry'Imana ryadutanze kubaho. Rero dukwiriye kuriha agaciro, ntidukwiriye kuryirenza, kubera ko ubutumwa bwiza buravugwa, ubutumwa bwiza buratangwa, ariko abantu benshi usanga badashaka kubwumva, usanga batabuha agaciro, usanga babifata nk'ibisanzwe, ariko ijambo ry'Imana ntirisanzwe nk'uko nabibabwiye, ahubwo dukwiriye guhora turyumva iminsi yose, ubundi tukariha agaciro. Nawe rero nuha agaciro ijambo ry'Imana, Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha, kubera ko uzaba uyumviye. Uyu munsi ukwiriye kumvira Imana, ukwiriye kubana nayo, kandi ukwiriye kuyikorera mu buryo bwose uko ubishoboye, nayo izajya iguha imbaraga. Mwene data muvandimwe, uyu munsi ijuru riri kugushaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abana b'Imana, kandi ukurikize amategeko n'amabwiriza Imana itanga. Yesu rero ubwo agiye kugaruka, reka nawe azasange witeguye, reka azasange warakiranutse, warakoze imirimo myiza, warihannye, warihanganye, warabaye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana kandi ukarikomeza. Uyu munsi umuntu wese uri ku isi akwiriye gukorera Imana, akwiriye gushaka ubwami bw'Imana, kugira ngo igihe nigisohora, igihe nikigera, natwe tuzabe turi muri ba bandi Yesu yavuze ngo nzaza gutwara umugeni witeguye. Rero mwene data, nk'uko igihe gisohoye, kandi ubwami bw'Imana bukaba buri hafi, nawe ukwiriye kuba muri ba bandi bakwiriye kwemera ubutumwa bwiza. Ni ukuri tugakora imirimo yo gukiranuka, ndabizi neza Imana izaduha umugisha, kandi izadushyigikira. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, ndabakunda. Shalom, shalom.